Mu gutangira nivuga nitwa Cedric Karemengingo, Umunyarwanda uvutse muri 1995. Nyuma nkora video nyine n'ibya foto, ntabwo ndi umufotographe ariko nkora video maze imyaka hafi 3. Maze imyaka 3 mbikora, nyine nicyo kintu kinonze cyane. Sinzi ahantu tuza guhera, gusa ndashaka ko mwe mumbwira ibyo mushaka tuvugaho mbere. Ko bwa mbere mwe nigeze kuza hano turaganira, sinzi niba benshi muri mwe bari barimo, gusa kugira ngo mumbwire exactement duhereye heto. Ko Lani yarambwiye ko ushaka ko tuvuga kuri byo tuzapanga none nkazajya nza tukavuga ati wenda dufashe isomo runaka, tugiye kuryiga, twize gushutinga, twize gukoresha akantu runaka, sibyo? But then mbere y'ibyo ngibyo turavuze tuti tuvuge kuri video first of all, sibyo? Video zari nyinshi, haba video z'ubukwe, haba video haba ama highlight, haba ama commercial, haba ubwoko bwinshi bw'amavideo. Ushaka no kuvuga amagambo ati ngwino shooting, hari umuntu wagize ibyago ngo dukore video y'ikiriyo, so ugomba kumenya uburyo ugomba gukora video y'ikiriyo. Niba ari ubukwe ugomba kumenya uburyo ugaragaza video y'ubukwe. Bon, ngiye nivuzeho ku byanjye, reka tujya muri partie bya video. So video ni video, hari video hari n'ifoto. Ariko on my side buri wese agira ko twese uko turi hano twese turi artiste. Kugira ngo compose ikintu, utekereze ikintu, ugikore ngo uri artiste. Azuvuga ngo utekereje bakubwira ngo none hakora video y'ahantu, kuba uyifashe ukavuga uti ndahera kuri iki nyanya kiriya, ngo iyo ni art. So buri muntu wese hano afite creativity, afite na art muri we itandukanye n'iyundi. So kuri video rero, video ni amafoto ateranyije. Ese ifoto ni imwe, ariko noneho video ni amafoto menshi cyane bafata bakayateranya. Aya mafoto ariyo yitwa video. Purpose video yose ubundi bigomba gutera story. Niyo wafotora aka kantu konyine, hari ikintu ugomba uri inyuma yacyo, buryo ushaka kujya imbere y'abantu kavuga uti iyi video nashatse kuvuga iki ngiki. Niyo wabufashe iki, niyo wabufashe film y'iki, so story behind. Noneho rero video iba nziza bitewe na story iri muri video, bitewe n'uburyo n'icyo uri ushaka kubwira umuntu uzareba video yawe. So let's say nagiye nkora video nyinshi. Natangiye muri 2015 muri secondaire, nize muri secondaire, nyinaniza muri 2015, ariko muri secondaire narafotoraga, nakoraga ibintu by'amafoto umuhanda, amagara inshuti zanjye tukifotoza etu. Hanyuma nyuma yaho nza kurangiza secondaire, njya gukora mu bita Contact. Muri Contact TV rero natangiye ndi umu graphic designer. Ariho muri graphic designing nakoze ibindi ngibi. Cheese.
navuga kimwe nahereyeho nakoraga izo bita ama 3D animation ntabwo ari animation afite ni ama 3D gukora ama motion graphics ibyo byose nibyo nahereyemo ndi kuri contact nza kugira amahirwe bampa umugabo umwe wari uhari mu chief editor wa amateleviziyo yose agira aho bita aba chief editor n'abantu baba batena ibiganiro n'ibiki arambwira ati ndashaka kuguha show ukora wowe ukaza directinga nyine ugakora ibyo ushaka kazeni ibintu byose byawe mu mutwe ukabishyira hanze so nibwo rero yampaye iyo show ariko iyo show ikaba yarakabarengaga ama event yajyaga muri event twajyaga muri event tukavuga tuti tugiye gukora iki tugiye gufilma show let's say umusitari yaje mu Rwanda then urumva iyo show yose nagombaga kwerekana uburyo yagenze ngomba niba yabaye kwa gatandatu kuwa mbere igomba kuba iri kuri televiziyo kandi ubwo kuwa mbere niba yabaye kwa gatandatu ugomba ku cyumweru ngomba kuba hatiza utiza ibereka iyo kuwa mbere muzabona ibi bintu numva kwa gatandatu nijoro show niba yarangiye saa 7 nagombaga gukora kuva saa 7 kugeza ejo urumva ntabwo naryamaga numva so ni gukora tu so kuri muri izo show rero izo nagiye nkora ni navuga nk'iyihe buriya Hit the club, tear the club up. Coke 45 and 2 blunts got me fucked up. Plus you bitches got me fucked up. Got my name all up in their mouth cause I'm what's up. Don't you know we running this bitch? Lil' Debbie count funds in this bitch and that's typical. And I ain't even tripping on you hoes cause it's obvious I'm shitting on you hoes and that's literal. This from all bitches who don't mind getting ratchet. Bitch, I'm the fire, can you match it? Catch it? Bounce, bitch, don't forget to put a little wiggle in it. Bounce, bitch, got your man looking, now he wish he hit it. When I make it clap, clap, and I throw it back, got these motherfuckers fiending for the pushy cat. If they staring, then I'm probably what they looking at. They know that Debbie's where the goodie at. Bounce, bitch, bounce, bounce, wiggle, 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 bounce, trick, bounce, bounce, make that booty. So, just ahangaha ikintu kugira ngo bumve imbereke. Sorry for the words ni mari amagambo ari muhano. Anyway, so ikintu bishaka kubereka is just the process. Y'uburyo ibintu bikora. So from there natangiye gukora ndakomeza ndakora yari mu mashow ya mbere twahereyeho. Ubwo tuba tugiye nk'indi show twakoze akaza nk'iyi bambirije abaswa man. Don't contact me, contact the TV. You keep listening our music, you guys. Man, musubiza abanyarwanda amafaranga yabo. Backlash. So urumva iyi show yabaga ifite isaha umuntu uzabona umwanya azagenda acisha amarebe habaga harimo amakosa menshi gusa uko ugenda ukora ibintu uko bigenda bizamuka havuye iyo ngiyo haza ariko basikiza kumaye microman Someone wawe uri kumurikira iki wowe? This cookie, how are you? I'm good. What about you, baby? Hey, now we're not Diamond Mukanya, man. No, not kwa we are Taroga, man. Mundu chigano bitara ident. Niko natazama The Link Show. So Kongo twose just the step umva ko show ya mbere buryo yari meze itandukanye n'uburyo ya kabiri yari meze itandukanye n'uburyo ya gatatu yari meze just kugira ngo ubone process uko ukora ibintu niko bigenda biza ntabwo ushobora gutangira ngo uhite utangira ukora nk'uko Medisa arakora cyangwa se nk'uko Bernard arakora cyangwa se nk'uko undi producer wese ubona ukomeye yakora so bihera ahantu hatoya bikagenda bizamuka step by step. So from there nyiva kuri contact
then nahise noneho ntangira ndavuga ati okay reka noneho gerageze njye ntangire nikorere. So mu kwikorera rero nibwo natangiye gukora ama documentaire, nkakora ama highlights y'ama shows muri special tour di Rwanda 2017 ku nshuro yayo ya 9 n'irushanwa rikomeye mu Rwanda. Abasore batandatu mu 10 ba mbere n'abanyarwanda. cyane imyiteguro myiza, amagare meza, icyo kintu cyo cyadufashije. Ikintu kimwe nabonye muri kariyeri yacu, as long as wowe ubwawe ku giti cyawe ukoze ibintu byawe utari byo ngo harimo amafaranga cyangwa amafaranga, nk'ubu mwe mufite amahirwe kundusha. Njye muri icyo gihe nta nakodeshaga, nta nashobora kugira ngo mfate kamera. Ubu ngubu mushobora kuza mukavuga ati shaka kamera. Icyo gihe rero iyo wigishije, iyo uvuze uti fasha kamera ndagiye nkuze utuntu twanjye, niyo waba uri gufilma utuntu hariya, aho ngaho niho kurira rero kura, nibwo kuza kariyeri yawe, nibwo ibintu byawe bigenda bikura, nibwo wiretrova none uri gukora style yawe. Kuko ushatse kuvuga ngo ibintu bikurimo wowe ushobora utaramenya style yawe y'uburyo ukoramo. Kongo niyo mpamvu ushobora kubona video ukavuga uti uriya ni Cedric ataraniyandika, niyo akavuga ati uriya ni Meddy Saleh cyangwa se uriya ni Colin TV, bitewe n'umudirector wo kumva. So kugira ngo wiretrouve wabonye style yawe, nuko ukora ibintu byawe. Ushatse kuvuga ngo kugira ngo ubikore nuko wifata ugafata iyo kamera ukagenda ugafilma ibintu runaka, ukaza ukabifata mu mwanya wawe ukabikora. So ni gutyo rero byagiye biza. Ndi kugira ngo bice hejuru byihuta. Nk'ubu ngubu hano story y'aka kantu ngiye kureba, twagiye muri restaurant nijoro tuvuye gufilma ahantu mu bukwe, ariko njye numvaga nshaka gukora akantu kanjye pasoni. Mfite amafaranga nahembwe ya mendevu yo mu bukwe, ndagenda nkodesha kamera. Urumva ya mahirwe mwebwe mufite, nari ntari mfite icyo gihe. Nagiye nkodesha kamera, nyuma y'icyo gihe urumva naragiye, hari icyo gitekerezo cyaje nka saa 5 saa 6 n'igice. Tubatse ko nanjye kumwe n'abashuti banjye bavuga ati ko mwahise tukagenda tugafilma, tujye mu Ruhengeri, ibintu duhura nabyo mu nzira turabifilma tugaruke. Ibyo tuba twafashe ni ibyo ngibyo dukoresha. Bon, ubwo nyiri kamera ni agastori gatoya. Nyiri kamera yari aryamye, nagombaga kujya Kacyiru iwe ahaba, ndakomanga ntiyafungura, nsimbuka igipangu kugira ngo afungura, afite icyuma wagira ngo ni umujura, kandi ubwo nenje kumwaka kamera. Byongera bitwara undi mwanya kugira ngo iki utambwiye ibiki n'ibiki. Gusa ni story ndende umuntu aba afite, tugiye tubivuga byatwara imyaka. Gusa ni struggle yo kugira ngo juste ubone kamera first of all. None mwebwe iyo niyo mahirwe mwe mufite access kuri kamera. Aricyo ideme yine akoze twegereze kamera then to expose. Icyo gihe rero twara izo struggle zose zo gufata kamera n'ibiki zarangiye nka saa 7 n'igice, saa 8 turitegura z'ijoro, saa 9 dufata inzira tugiye mu saa 9 z'ijoro. So mu kugenda rero iyi video niyo na producinze, ariko mbere yaho navanzemo izindi image. Umushuti wanjye witwa Egide aba muri Amerika, nawe nashyizemo izo image dukorana kuri projet. Gusa we uburyo twakoranye, ngiye nakoze editing na shooting, we nuko ari muri video kandi nawe akaba yaragizemo uruhare. So ningi
numva hariya nta muntu n'umwe nari navuganye nawe ni utuntu njye nabonye nkavuga ati kagende nterateranya utuntu nkura n'umwana nkamufilima nkahura n'umukecuru nkamufilima ahangaha rero ibintu nigiyemo nka 60% nibyo bintu ngikoresha uyu munsi kubera iki nafashe umwanya wanjye ndagenda mfilima ibintu byanjye bifatira umwanya ndabyeditinga nibuka ko neditinze aka kantu nk'iminsi ibiri haryama kabisa yama iminota ngahe nkongera nkabyuka ariko kubera ko aba ari ikintu cyawe nta muntu uri kugustressa nzanira ibintu nzanira iki narakwishyuye ni ikintu cyawe iyo ari ikintu cyawe rero ari igihangano cyawe rero iyo ari cyawe ugiha umwanya uragikunda ugifata nk'umwana wabyaye amfete so rero ibyo nigiye hano research nakoze kugira ngo mbone sound imwe neranye hindi igitekerezo ibiki aho ngaho niho wigira niho ubonera style yawe so from here wumva abantu bagenda babona ibyo ukora ukaboneraho ibiraka ndavuga ngo muri ibi bintu byacu nta muntu wagakwiye kuburikiraka umunsi umwe wagakwiye guhora baduhamagara kugira ngo ubikore ni gute kugira ngo uhore ubona amafaranga ahoraho ni ukubanza ukerekana ibyo ushoboye wowe kugira ngo ubyerekane ni gute ntabwo ubwira umuntu ngo wampaye amahirwe nkakwereka ibintu ushoboye wowe ukora ibintu byawe ku giti cyawe uvuga uti okay ngiye Nyabugogo sibyo umuntu mpura nawe nkabona arashaka ko mufilima ndamufilima nkora akantu kanjye just post it ibintu byaroroshye ushobora gushyira kuri YouTube ushobora gushyira kuri Instagram ushobora gushyira kuri inde ugataginga abashuti bawe uko ibintu ugenda ubikora kenshi ni kubona experience kenshi ntabwo urugero ibuka utaratangira kumenya kwandika nambike ubise ubyibuka mu mutwe bito ku buryo wandikaga reba n'uburyo wandika umunsi wandika wihuta kubera iki practice wanditse kenshi so ni gutyo rero bigenda ahantu hose uko ukora ibintu niko biza kurushaho so nk'aha ngaha nko kuri iyi video kwinjira byari 10,000 byabereyemo hano muri FRS kamera kukodesha ari 20,020 nayikodeshaga kamera ubwo uwo musore wankodeshaga kamera tugenda nikodesha amafaranga nishyura 10,000 nimba kwako juste numvisha kari ibintu by'amamodoka nuvuga ati probably ibyo bintu birabishimishije birabiryoshye ndagenda ndabyishyura kubera iki nashakaga gukora akantu kanjye so akangaka niko kantu nakuyemo All I gotta do is put my mind to this shit. To this shit, 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 akangaka rero kugakora nagiyeyo ndafilma bisanzwe ndagakora juste ndagapostinga sharinga abashuti banjye ndavuga ati abarira amfashe postinge reka njye bagakoze ni gutya ibintu byose bigenda bikora fete kuko ukora ibintu ubundi ibintu by'ubuntu iyo gitangira birafasha cyane kurusha n'iby'amafaranga kuri twebwe niba ushaka kuba umuviyogarafa mwiza first of all proving abantu ko ushoboye kugira ngo baprovinge ko ushoboye ni uko ubanza ugakora ibintu byawe byaba ngombwa ukabishoramo amafaranga mwebwe nibyo nababwiraga ntabwo ari ngombwa ko mushora amafaranga iyo parti nayo mwebwe ni ubushake bwanyu ukavuga ati ngewe ngiye gushaka ndashaka kamera nkore video igaragaza uburyo ahangaha hameze ntuno natwicaye gutya ahubwo tugiye gukora video y'ibi bintu biri kubaha ukagakora juste ukagapostinga so you never know umuntu uhura nawe you never know umuntu ubona akantu akaba interesse kuko abakiriya niho hantu bava
uko ukora niko umukiriya akubona. Ni nkaho ugiye kugura imyenda mu isoko, umuntu akavuga ati mfite imyenda kandi uhagaze aho ngaho, wambwira ati irihe? Ni kuki rero natwe ducuruza. Kuri twebwe parti yacu ya video ni uko werekana ibyo bintu ibicuruzwa byawe then umuntu akabigura. So gutyo nyine uko umuntu agenda akora. N'ahangaha ni gym yari yafunguye, ndi kugira ngo mbereke first of all akazi katigeze kanyishyura amafaranga. Hari gym yari yafunguye, umugabo arampamagara ambwira ati ndashaka ko dukorana, wadukorera kandi ndabwira nta kibazo. Bakari gym ndavuga ati ni ibintu bishyashya nikangerageza ndebe icyavamo. Ndambwira ati ikintu ugomba gukora icyo gihe ubu ngubu ndi kugira ngo ndiretinga amafaranga n'ubumenyi bwawe. Ko ushobora kuba stuck kuba ko nta mafaranga ariko ufite ubumenyi. So icyo gihe ndambwira ati ikintu ukora urampa itike nishyure kamera, c'est tout. Ahangaha naragiye ndashutinga birarangira. Just like a laser, we are dangerous. And I want you to understand that we can stay focused and go in one direction. You have no idea what you are capable of, because I believe with focus, you are unstoppable. Started from bottom, was rolling around in that Toyota bucket. The summer is ours, I'm hungry for power, Gaddafi. You turn on the tube and all that you see is Versace. You go to my school, they can tell you Shabak was tiny. This ain't the land of the free, no propaganda machine. Handle my flag on the screen, then light a candle for deeps, okay? Smoking the jets, smoking the jets, smoking the black cigarettes, taking it straight to the head, chicken select, this is the sweetest revenge. I'm here to tell you, just like a laser, we are dangerous. You have no idea what you are capable of, because I believe with focus, you are unstoppable. Urumva nkangaha narabishutinze bimaraho sinibuka iminsi nayo kamazeho. Gusa icyo nibuka nuko sinzi muri kumva iryo jwi ririmo inyuma. I'm here to tell you, just like a laser, we are dangerous. And I want you to understand. Indirimbo ntabwo ari gutya imeze. Ndavuga ngo iri jwi nashatse izo bita motivation words. Muraziba. Naranje kweditinga iyi video yose yarangiye ariko nkumva hari ikintu kiri kubura. Urumva aho ngaho niho ufatira mu mwanya. Niho wibona nyine, niho wiretrova ukavuga uti mumbe ni gutya bigenda. Bisobanura ngo iyi video nyimara kuyikora ndayumvishe kumva hari akantu ntarabona. Icyo nakoze nagiye gushaka sasa ama motivation videos. Wako nakoze research kuri video za gym, sanga zose nyine ziba zirimo ijwi rivuga ugomba gukora, ntagomba kuryama, haguruka etu. Ndavuga ati ngiye gushakisha ijwi. Urumva amajwi yose nashakaga nasangaga arimo izindi instrumental already. Nagombaga gushaka ijwi itarimo instrumental n'imwe, ijwi ry'umuntu uri kuvuga gusa. Naje video nabonye yari ifite amasaha 2 ari umuntu uri kuvuga. Ugomba gukora ibi mu gihe cyose umva uri down, ugomba gukora ibi. Nagombaga urumva numvishe video y'amasaha 2, speech y'amasaha 2. I'm here to tell you, just like a laser, we are dangerous. And I want you to understand that we can stay focused and go in one direction. You have no idea what you are capable of, because I believe with focus, you are unstoppable. Ako ngako. Ayo magambo nyine navuze. Niyo nakuyemo abari gusumba ufata amasaha yose ugakuramo amagambo adafite amasegonda 30. Juste bitewe na message ushaka kandi ndende nababwiraga bya storytelling. Tanyatuga ati you have to be focused. Ntabwo akora sport utari focused. Sibyo so nibyo ngibyo ndi kuvuga. As long as ufata umwanya wawe ugakora kuri projet yawe, niho hantu ukurira. C'est tout. Urumva iyi nawe ni projet y'ubuntu nakoze n'izihe zindi. Hari ari nyinshi cyane. Hanyuma nagize amahirwe yo kugenda travelinga juste kubera akazi, kubera ibyo bintu bya video n'ibiki. Ahangaha n'ubukwe bw'umushuti wanjye yagiye muri Seychelles. Yambwiye ngenza akora ubukwe muri Seychelles, yambwiye nanjye ikintu nzagukorera no kuguha video, gukora icyo kintu nshoboye.
twajya muri Seychelles rero ndavuga ati ngomba gukora video ya Seychelles ntabwo nari nyizi mu iyi video iri muri video zamvuye mu mutwe kuko ko nayo ifite ibintu byinshi cyane byiza nka buri cyo nkitamo so uko ukora ibintu niko bigenda biza. Voy a presentarte esa la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa. What a lovely day. This is the day our love was sealed by the Lord. But it's now 5 years since we first met. Just like wine gets better with age, you also grow more beautiful in my eyes. I love you. Only our children will get the full story. Iyi ngiyi nayo ndi kweditinga sister wanjye afite bashiki banjye batatu. Mushiki wanjye mukuru rero yari aho ngaho kuri iyi party. What a lovely day. This is we first met. Just like wine gets better with age, you also grow more beautiful in my eyes. Yarabivuze. Namuhaye telefone gutya aravuga ngo I love you. Nambwe ati bisubiremo I love you. Subiremo. Abisubiramo gatatu. Ubwo kuba ko nararebaga nkabona ariko kuko urumva kuri plage iyo umuntu ari kuvuga habayemo umuyaga mwinshi ntabwo wabyumva ariko nkumva iyo sound ikirere fata mushiki wanjye arabikora kubera iki nafashe umwanya mba concentré kuba concentré nta WhatsApp nta Instagram nta kindi uri nyowe ni machine as long as ukunze imashini wakunze software trust me uzagera ahantu nawe utazigera utekereza so urumva ni gutyo byari bimeze arabivuga nene mbaze kweditinga ngashyizemo numva kararyoshye so that's art uko ugenda ukora niko bigenda biza hanyuma kugira ngo twihutishe ibintu ama concert nayo nagiye nyakora menshi sinzi ningi ni ya Meddy nabyo ni long story ni ibintu birebire cyane buri muntu aba yarahuye nyine n'umuntu umubona ari nk'umusitari kugira ngo uhure nawe ibyo nabyo ni ibintu tuzagenda tuganira mu minsi imbere so kugira ngo uhure nawe gusa kugira ngo uhure nawe imbere na mbere namweretse ibyo namukoreye nabanje kumukorera video y'ubuntu mfite telefone ndagenda ndayimwereka nabwiye mu bouncer ndambwira tubabarira nk'amahirwe mbonera ndashaka iki ndambwira mbabarira ugiye mbonanye nawe ndambwira sasa mukara ka video namukoreye ubuntu cyakina nakubwiye cy'ubuntu so ubuntu bwatumye nyine ntabwo ari kubibona ntabwo ari kuzabibona ariko kuko namweretse akantu k'ubuntu namukoreye ngatso ndeba akantu nagukoreye arakareba aragakunda agiye mu bindi aramamagara noneho mpamagara ampa n'amafaranga atari ubu urumva ko first of all eri kumenya icyo ufite noneho umucaginga inyuma ariko wanje kumwereka icyo ufite kugira ngo umwereke icyo ufite ni uko ugifatira umwanya ukagikora neza ibindi byose ukabyihorera akangaka urumva nyine kuba yaramaze kubimenya ibyo nkora n'ibiki byose aka karishyuwe kuba ko nenda mwese ibyo ashoboye Simple.
ngaka ibi rero bisaba ko ushyira ubuti just wafilmye amasaha 5 6 ukakuramo umunota so ibyo ngibyo rero uko ugenda ubikora kenshi niko bigenda biza urumva iyi ngiyi ntabwo imeze nka za zindi za daningi lazima nakora contract juste kubera iki practice kubikora kenshi kubikunda kubireba kenshi niko bimeze sibyo so ibyo byagiye bivaho hanyuma nk'ingi nayikoreye nk'ingi twaricaye n'undi mushiti wanjye turatekereza turavuga ati niye company twakwa approaching ni ya Volkswagen kubona Oh yeah, that's me. And yes. By the way, kuri ingi EDMA yaradufashije cyane ndanayishimira kuko niyo yadutije amatara idutiza stand idutiza kamera idutiza ibintu byose urumva amahirwe nanjye yangezeho navuga ati okay ibikoresho bya EDMA ni gute nabikoresha kugira ngo muri ikintu cyanjye nshaka ibyo bintu byose kugira ngo ubibone ntabwo nayo kubona amatara ntabwo nayo kubona ibiki ariko EDMA yo yaramfashije as what kugira ngo ibyo bintu bikore ibyo namwe nshaka gukora niba ushaka gukora kuri projet yawe why not tekereza ga short movie ushaka gutekereza kuvuga ati ko se wakora akantu k'umwana gutya c'est tout juste isifi yawe yo kwicara ukavuga uti ngiye gukora ikintu runaka ukava aho ngaho ugikoze ufite ibikoresho ufite ibintu byose n'ubumenyi anything waba ukeneye gufasha I'm free sibyo Oh yeah, that's me. And yes, that's the girl of my dreams. Out on a date with me. This is going great. And there it is. My cue to make that bold move. Let's go, baby. Let's go. Here we are at the car, making all the right moves. Gentlemen, start your engine. I said, gentlemen, start your engine. Oh no! Come on! Are you kidding me? The rain? Wait a minute. Now she's making a move on her phone. And boom. There it is. Volkswagen to save our night. It's like I said, the girl of my dreams making the perfect move. So uyu yari executive producer ndi director na producing bon urumva twarafatanyije en fait dukora ikintu kimwe aricyo cyateye aka kantu ngewe uyu munsi uri umukiriya ukambwira ati kundi ujya ukora commercial ushobora gukora publicity nkakwereka urumva ni igishoro ushyiramo rimwe nashobora gushora rimwe kabiri ariko bakazakwinjiza mu myaka utazigera umenya kuko ibi ni ibintu bizahoraho nta namwe bizajya niyo mpamvu babwira ati as long as ukoze ikintu cyawe personally always better gukora ikintu cyawe kurusha kirimo amafaranga ariko mu gihe uri gutangira sibyo so byaje gukomeza aka ni agafibrisite gato nende nababwiraga nuko yaraje arambwira ati ngiye kubwira umuntu ko umukobwa mu cyaro abakobwa baba bafite amafaranga yo kugura pads n'ibintu nk'ibyo urumva uzahura n'abantu benshi batandukanye uzahura n'abaklayenti benshi bashaka ibintu bitandukanye ntabwo mu cyaro umuntu yabona icyatanu cyangwa se 2,500 byo kugura pads so kugira ngo telling story y'uburyo yazi ko dufite izo dukora zacu ushobora gufura n'ibiki byose ni gute wabikora aricaye na team turatekereza iki twakora so we came up with the script turayikora kandi ibyo bintu byose bikaba biri mu munota umwe kumva kugira ngo ibyo bintu byose bishyire mu munota umwe ni ibintu usabwa kuba wara practicinze mbere iti kugira ngo umuntu akora ako kantu bimeze biti so ni gutya twakoze aka kantu ninde wambwira imva y'umwami uko bayita Keza jya kutukosorera imva y'umwami. Imihango si indwara,
imihango igomba kubaho. Ni ngombwa ko abana b'abahungu batozwa ko bidakwiye guharabika abana b'abakobwa bagiye mu mihango. Ntibikwiye ko abana b'abakobwa bagira ipfunwe mu gihe bagiye mu mihango, ahubwo bamenye ko bagomba kwifata mu gihe bagiye mu mihango, batozwa kwikorera udutambaro tw'isuku tumeswa tugakoreshwa birenze rimwe. Abana b'abakobwa bagenerwe icyumba baboneramo ibikoresho by'isuku, bakaruhuka mu gihe bafite ububabare ndetse bakanahererwamo inama zibafasha kubyakira. Ntibikwiye ko umwana w'umukobwa asiba ishuri buri kwezi. 1 minute. Iyo umunota umwe wumvisha mesaje yose, wumvisha uburyo byatangiye, wumvisha ko babaseka, babasetse babibonye, umukobwa yababaye wabibonye, noneho birangiye yishimye wanabibonye. Nasubye icyatumye yishima nuko bibonye ku kapati. It's all about thinking. Utekereza just ukavuga uti ni iki nakora kugira ngo ibintu bigende neza. So uko mubikora cyane niko bigenda bicamo. So byaje gukomeza umva highlight nakoraga icyo gihe ntago hanyuma kubikora ni kugenda ushyiramo creativity. Iyi ngiyi niyo angana yicaye ndatekereza mbati kina kindi cyashya nashyira muri video bisanzwe kirimo. Ubwo natekereza ibintu byo gushushanya. Nibwo natekereje ibintu byo gushushanya navuga ati okay, how about mugira igishushanyo. I was inspired n'indi video nabonye irimo ibyo bintu. Ariko ibyo byari birimo byo byari biri more advanced kurusha uko nabikora. Navuga ati nta muntu wakora cartoon ngo yiruke yatwara imyaka kandi umukiriya babishaka vuba. Njye naga kinakora batuke noneho uhita mbishushanya. Igurutse nahise mbishyira mu bikorwa sibyo. Hanyuma iyo ushaka gukura muri ibi bintu nanone ikindi kintu ukora ureba ibintu byinshi bisa nk'ibyo ukora. Azi kuvuga ngo ugomba kureba video nyinshi, music video nyinshi, icyo gihe uko ubireba niko bikujyamo. Ariko nureba na Zekati Vevo, nureba Gasuku TV, ugasanga niyo uri gutamo umwanya niba amasaha 28 amasaha 10 yawe uri kuri Afrimax ntabwo byakunda. Tuvuga ugomba kuba ntabwo ngomba gusubirira ariko at least ugomba kuba ufite updates. Niba ari umufilmmaker waje ugomba gusubscribinga ugashyiraho notification kugira ngo uko asohoye ikintu uhita ukibona direct ugahora updated. Yes, hanyuma iyi rero niko nayikoze. Ngaka urumva natangiye nkorera umuhanzi umwe igihe nahuye na challenge ko barambwiye ati turashaka ka video kamwe harimo abahanzi noneho batatu kandi buri wese ukamwerekana. Urumva nagombaga gutekereza uburyo umwe avamo ahita ashyiramo undi kandi bidahagaze kandi bijyanye n'injyana utumvisha indirimbo ihagarara. Urumva ahonga uko bikora kenshi uko bigenda biza. So nk'ubu ngaha ndibuka twakoresheje green screen. Nyamara ifite hano nagenda printing urupapuro rwa green uyu muhanzi ndamugatagara ngo kandagira kuri urupapuro we ntago abyumva mbabarira kwinjira kugira ngo kandagira kuri urupapuro. So gukandagira ku rupapuro rw'icyatsi cyaje kuvamo n'agapapuro. Urumva sinzi niba mwarabyize gusa green screen hajyaho icyo ari cyo cyose ishusho ibyo ari byo byose. So it's fiyawe ufite gutekerezwa guti
ntabwo kinakora bishize ngo n'iyi ntebe yawe ushatse washyiraho amashusho kuko ni icyatsi so ni ugutekereza gusa nta kindi bisaba carabwa ba focused bigero bakakana nagakoze kugira ngo ninjize mu ndi muhanzi kandi bya Dene wabwira nyine uko ugenda ukora niko bigenda biza niko ugenda uhura na challenges nyinshi zigiye zitandukanye. Naje kugira amahirwe njya muri Rwanda Day gukoranaho video ifite iminota 2 sinzi niba twayireba gusa niyo ni video nyine y'ama speech yarimo naje kuba Perezida wa Repubulika nayo speech urumva Rwanda Day yabaye. Today Rwanda is viewed as a relevant and reliable partner. Hano Rwanda Day yabaye umunsi wose kuva mu gitondo saa 2 kugera nka saa 12 saa 1 abantu bari kuvuga ibyo bintu byose ndi kuri record. Urumva burija naragenda icara nkora iminota 2 ubwo ni mu masaha angahe umwanya ibyo mbabwira fata umwanya wawe utekereze usome wumve umva ufata umwanya mbese kuvuga ngo niba uri ku mashini cyana na story ushaka kuvuga. Hangana numvishe bavuze ibintu byinshi cyane byerekeye u Rwanda bakavuga ati u Rwanda ruvuye aha rugeze aha ariko urumva hari umuntu uvuga agashyiramo blague akavuga nibyo bintu rero ukavuga uti muri video yanjye nkeneyemo blague koko mu by'ukuri nkeneyemo ibi ngibi nkeneyemo guhitamo menya guhitamo kivuga ngo uko ugenda mu bintu niko bigenda bikura kugira ngo iyi video mve story irimo mve aho ibintu byaturutse naho bigeze storytelling rero kuri iyi video wenda ariho duhera sibyo. Today Rwanda is tangiye twerekana shot iri white igaragaza umubare w'abantu bari muri sale n'urugero. Today Rwanda is viewed as a relevant and reliable Welcome Rwanda Day 2019 sibyo. Partner that engages with integrity. These values stem from our culture and is exemplified in the leadership, starting with His Excellency President Kagame. Umuco w'abantu ni umurage bahabwa n'abakurambere babo, ariko igihugu nicyo cya mbere abantu baragwa, hanyuma abantu bakaba abanyagihugu bakagira umuco w'icyo gihugu bakagira n'indangagaciro z'icyo gihugu. Made in Rwanda is actually a tool that allows us as a country to remain self-reliant as a country by producing locally what we need. Our system, our model of governance and development is working. We should be proud of it. You may ask yourself, how come a lady then decided to join the army? Patriotism is not only joining the army. Patriotism is to show up more, to participate more, to contribute more, to live like a citizen. You will not understand everything from day one, and that is fine. You see, Rwanda is not just a country with borders and an anthem and a flag. It has a particular spirit, a particular essence. Rwanda rumaze gutera intambwe rurakomeye rurahangana n'ibibazo rugifite kandi birahari byinshi, ariko igitumye mvuga ko u Rwanda rukomeye ntabwo ari ikintu. Icyo mvuga yewe mu Rwanda rw'Abanyarwanda bubaka ubumwe, bakorera hamwe, bafite intego imwe, gukomera gutyo nta gishobora kubisenya. Dukunda abantu, dukunda Abanyarwanda, turikunda, dukunda uburenganzira bwacu. Nitwe nta wundi dutegereje, uwo dutegereje nitwe. Story behind kumva ku Rwanda. Uri umuntu utazi u Rwanda wahita umenya aho rwavuye n'aho bigeze, ukamenya n'intego rufite. Ko
His Excellency arangiza avuga ko uwo dutegereje ni twe kugira ngo dukomeze dutere imbere. Hanyuma twerekanye abantu baseka. Sinzi na mwabonye nko kuri party ya ngewe ngibi mbishutinga biriya by'abantu bafatanye bishimye ntabwo nari nzi ko kuvuga kuri ibyo bintu. Ako nta kandi kantu ugomba kwiga mu gihe uri kuri tele uri gushutinga event. Never stop shooting event itararangira. You must shoot. Ugomba gufilma buri kintu cyose mu gihe cyose event itararangira. Kuko you never know. Umva nk'aha ngaha urakomeye gutera intambwe rurakomeye urahangana n'ibibazo rugifite kandi birahari byinshi, ariko igitumye mvuga ko u Rwanda rukomeye ntabwo ari ikintu. Icyo mvuga yewe ni u Rwanda rw'Abanyarwanda bubaka ubumwe. sibyo? Mureba ama image ibi biri kuvugwa n'ibyo uri kubona, sibyo? Ni u Rwanda rw'Abanyarwanda bubaka ubumwe, bakorera hamwe, bafite intego imwe, gukomera gutyo nta gishobora kubise. Dukunda abantu, dukunda Abanyarwanda, turikunda, dukunda uburenganzira bwacu. Nitwe nta wundi dutegereje, uwo dutegereje nitwe. Kumva ibyo ubonye n'ibyo wumvaga byose birajyana. Kubera iki wafilmye ibintu byinshi utitaye ku byo uzakoresha ku byo utazakoresha, kugira ngo umenye ibyiza uzakoresha ni uko byose ubireba. Byose kubireba bingana n'iki no kubiha umwanya. Biragaruka n'ubundi ku gihe uha projet yawe, sibyo? So by the way, indirimbo nakoresheje hano narayikoresheje muri studio. Ntabwo ari indirimbo natangaza. Umushuti wanjye ikindi kintu ushaka kuvuga collaboration muri babiri, ufite projet yibwire mugenzi wawe, tekereze mu gutwira iki tutakora gutya mu sharing ama ideas dukorana ikintu. Sinzi niba mwarabonye kuri social media, sinzi niba mukunda kuba muriho. Umusore wakoze akantu kawe umaze kubyimba audio ibyinika. Narabibonye mbona ibintu akora ndamwaproaching namwe ati iki tutakorana kana. Turicara mu rugo tu producing beat irarangira. Ubu ati ndashaka beat irimo ikintu cya Kinyarwanda. Sinzi nami inyuma mwabyumvisha harimo ijwi rya Kinyarwanda. Niwe wabikoze byose birarangira. Collaboration rero tuma ikintu kirushaho kuba cyiza. Kuko ntabwo wamenya ibintu byose, never. Hanyuma ibyo byaje kuvaho bya kugira amahirwe yo gukorera umuhanzi witwa Niyo yaje mu Rwanda kwita izina nawe namukorera. Ariko iki gihe ni high challenge. Navuze ati usually nkora umunota umwe wuzuye. Ese nshobora kugubwira iki? Nshobora gutenga story mu masegonda 40 example. Hano ngabanya iminota turebe. So it's challenging yourself buri gihe biraryoha. Nubwo agatask ushobora kwibusha kuvuga uti kugira ngo editing video mu masaha 28 nako editing video imeze gute kugira ngo uteste imeze gute from now nako editing video imeze gute rero uko we challenging uko wiga. That's why we challenging uyu munsi, next week we challenging, ejo we challenging, igenda ibintu biraza vuba vuba. So hanga na challenging ndavuga ati ni iki nashyiramo kiri interesting cyambera ngo indirimbo ntiyajya. Sibyo ntabwo wakoma indirimbo amasegonda 39 ni make cyane. Sibyo? So narabitekereje ngiye I came up with this idea ndavuga ati n'ubundi ni art kuri projet nakoranye na Yves, graphique muza kubonamo hano ni Yves bazikoze. Sibyo?
ni amasegonda 39. Abonye uburyo yaje, abonye uburyo yabyinnye, ababyina barishima tutu. So bijyanye n'ababwira bya collaboration, gutyo twese uko twicaye hano buri muntu wese azi icyo undi ashoboye kumurusha. Nyina yarebye ndavuga ati ariko ndi kumwe na Alan, ninde muntu twashyira muri team tugakora ni project. Batari ko yive yakora ibi bintu, rero turamuzana tubitekereza coming up this idea. Iyo dukurikiye kandi ni project no hanze no muri Amerika hose yakora, because it's unique, it's unique. Rero EDMA, abanyeshuri ba EDMA icyo nshaka kumvisha nuko juste twese turashoboye hano, twateranyije imbaraga ibintu birushaho kuba byiza kurusha uko byari bimeze. So urumva nk'ubwo Yves yaraje turakorana, Alan nawe turakorana. Yves niwe ubizi, twayimazeho amajoro 3 abiri, amasegonda 39 twamaze amajoro 3 tutaryama, like gukora ugashyira kure utaryamye, uko ukora gutyo iko biza, ni ugushyiramo imbaraga. Hanyuma numva ibindi byose ari bisanzwe. Iyi nayo ni indi nakoze. Iyo yamaze amasegonda 48, umva juste kwa kwichallenge ngo uti niba nakoraga amasegonda 50 nakoraga amasegonda ngahe gutyo. So generally rero icyo nshaka kubabwira juste no gufatanya, korera hamwe nicyo kintu cya mbere. Hanyuma utirimita mu mutwe wawe, kutumva ngo buriya ntabwo yashobora, nta kintu kimwe utashobora. Abantu babizi nta n'umwe wavutse abizi. Ikintu abantu bose barushanya ni kimwe, umwanya uha ibintu byawe niyo ki. Umwanya uha umukopine wawe muri kuvugana, umwanya uha ibintu urya, umwanya utekereza ibintu runaka, uwo mwanya uteranyije. Simvuze ngo ibintu byose bireke, ariko priority wigire ikintu ushaka wowe. Ushaka kuba urimo hano ushaka video, ujya muri video wiha umwanya. Niba ushaka animation ya cartoon, ujya muri cartoon wiha umwanya. Kuba uwo mwanya nuko umenye abantu ba mbere muri cartoon. Umva, niba ushaka kuba mu videographer mwiza ugomba kumenya abantu ba mbere muri video, ukamenya amakuru yabo, ukamenya amakuru yabo. Niba ujyanye mbabwira, ubwo niba umuntu unyespira yakoze accident, ngomba kuba mbizi. I know it's not a part of work, ntago bijyanye na video, ariko uko kuba update bituma urushaho gukunda. Ko warakubwira ati nahereye aha ngeze aha ndi targeting ibingibi, ibyo ngibyo nibyo bikumotiva. So for me, byandi nababwiye bya collaboration, nafatanyije na mugenzi wanjye twiganaga Alan, turakora company n'ibyo yitangije, ariko turi kumwe twese turakorana. Afite parti nini cyane akina akora muri company, nanjye nkagira iyanjye. So in terms of management, niba ari ibikoresho byagize aha, niba ari akazi twagakoze, niba turi kweditinga, abafite ibyo ashinzwe nanjye mfite ibyo nshinzwe, niba ari gutekereza tukavuga ati ni iki dukora turagikorera hamwe. So teamwork amabwira. So ibyo byose turabanyeshuri bari DMA, nta handi hantu twize filmmaking, nanjye nta handi nayize, nahangaha na YouTube. Niyo masomo niyo barimo banjye. Ndavuga ngo wowe umunyeshuri w'umuhanda, you can be whoever you want as long as you focus, as long as uvuze uti ngenda ndashaka kuba umuntu kazi, kandi ntuvuge ngo ndashaka creditinga nkawe.
ushobora gutangira ushaka kweditinga nkanjye wenda ariko at the end uko ukora cyane niko uziretrouva weditinze ku giti cyawe. Hari ikibazo se cyangwa ibibazo byawe ari byinshi ibibazo bye ni byinshi ari utuntu biste iyo ntabwo nisanzwe nkuzi ariko nari nsanzwe niforera ihagije harimo utuntu nyine nkaba afite amatsiko kariya kantu muri ba ese niba waza tuzagira hari indi session tuzagira nzavugana na Lana avugane namwe ambwire wenda uburyo mwebwe schedule yanyu bimeze umuntu areba umwanya mwambwira n'ibyo mushaka guheraho ko twiga kugira ngo juste dufatanye turi n'ibintu twabizamura bivuga ngo dushobora guhera gukoresha gimbal utazi gukoresha gimbal ni gute ikoreshwa camera movement ushaka gufata angle ni gute bayifata hanyuma niba izo effect ukambwira uti effect ubikoze gute nakwereka uburyo nayikoze tukanabisubiramo nawe ukayikora kugira ngo juste dukomeze gufatanya. Hari ikindi kibazo cyari cyo cyose kubijyamo sinangiye mugutera iyo ngiye bane story mu rugo iyo umwana uburyo iyo bashyitsi bazaga nabwira ngo mafotore gusa nyine ni ibintu nakunze kuba kera ariko ntabizi hari igihe uba ufite tara yawe ibindi bintu mugomba kureka confusing muri iyi minsi sinzi niba muzayibona muzabona ko abantu bose bashaka kuza muri ibi bose birimo amafaranga ariko uko mwese muza mu bintu gusa uko abantu bose baza mu bintu bivuze ko ariko bose bari talented n'ibyo cyangwa bafite na passion sibyo so ngiye ibingibi nabigiyemo niretrouve mbirimo afite kubera ko nibuka ko nabonaga Medisale kuri screen kuri televiziyo ntarafata kamera na rimwe ntarafata kamera na rimwe gutya n'intoki nabonaga Medisale nkaba nzi video ya Medisale juste nkaba ndi passionate muri ibyo bintu hari video nk'abatanga wambeshye kandi ntabizi ariko nkabona ko nyine mubeshye simite nsara sibyo uko ubikora uko ubibona ukumva urabikunda niyo nibwo narangije secondaire ariko muri secondaire nafataga urumva ni ibintu wowe kuba inspired nta muntu afite navuga ngo yankuriye ngo ngwino muri ibi ntawe narabikunze numva nabijyamo ntangira kubigerageza muri secondaire fotora bashiti banjye twigana tukajya ahantu gutya muri rigori tukifotoza juste kubera ko numvaga ari ibintu byahatari ngo nawe mfite shoot abahamagara sinzi naho mwabikoze namwe muri secondaire kujya mu muhanda mukifotoza byari byo nahereye hanyuma ibyo birarangira bya secondaire nyirangije twanyambwa ati rero ntabwo dushobora kwishyura university ugomba gushaka ikindi kintu ugomba gukora niba ari gutyo hari umuntu yari aziranye nawe muri contact ambwira ati wowe mfasha ngeza aho hantu gusa urumva mba naragiye gushaka perimi kugira ngo mbe umushoferi cyangwa naragiye gukora ibindi bintu nk'ibyo ariko njye nambwira ati wowe mfasha ngere muri contact uzajya umenyera itike by'iminsi mike ndi no kumwiyemeraho cyane nambwira ati by'iminsi mike kuko ndabizi nzahita mfatisha hariya kandi nta kintu nari nzi icyo gihe so ni ibintu wowe ufite kuri njyewe niko byaje gusa njye nta muntu nigeze ngira amahirwe yo kubonana nawe ngambwira ngo bigenze gutya na gutya na gutya which I think ni na avantage kuri mwebwe so gusa nyine the more icyo juste ijambo ni rimwe nuko urumva ngiye hari abantu nabonaga ntababeshye hari abantu nabonaga nkumva ntazigera nanamubona n'abantu bakomeye ku rwego rwo hejuru numvaga
nta buryo nshobora gusava se umuntu twahurira ariko trust me umuntu n'umuntu wari wese ava kugera urumva kuri nka Medisa ni umu producer ukomeye mu Rwanda gusa ntabwo numva ko tuzabonana gutyo ariko ubu ngubu twicara tugapanga projet tukayikora tugashutinga music video ikarangira kabana ngo nufashe amufasha nkamwe nanjye ngo nufashe akamfasha so tugakorana naramushimira cyane kuko ugenda wigiraho ibintu byinshi urumva hari nk'uyu munsi hari DM mbona mba ntago ari ngiye batuye ntago kubera iki utangira ibintu ari bitoya ariko never know ahantu ushobora kugera bishatse kuvuga ngo nitwebwe twirimita nanjye hari ibintu byinshi cyane nkakora I'm not perfect hari ahantu henshi cyane hagenda umwanya agiye ushobora kumara amasaha 24 ntarebye n'imashini ubunebwe bwanyisha ariko at the end of the day ugomba gutekereza kubera iki natangiye ibintu kubera iki buri munsi nza muri DNA kubera iki buri gitondo ngomba kubyukira hano kubera iki twakora icyo nshaka kugira ntuvuge ngo ahantu ndi ngiye harashimishije bon bizanye mu bintu by'Imana iba yarateganyije ko uzaba nkandi hakora intiri wowe uko ugenda wica intege niko ugenda ujya hanze so ugomba kuba big kandi utekereje you have to think big ko nanjye inzozi zanjye mbafite ntabwo ndazigeraho ariko bafite icyizere cy'uko bizaza nk'umunsi sinzi niba mu minsi yashize navuga ndera Diamond platinum and Morgan everything to be conscious for all ladies yeah atakilala umugabo wakoze indirimbo this is a big name izina rikomeye cyane muri industry ya music videos n'iki byose nagiye kubona mbona yanyandikiye kuri Instagram yanjye ambwira ati mfite project nshaka dukorana twanje kugira ngo hari umuntu nagariwe kubera ko n'umuntu cyambere aba muri London sindajya no muri London ariko just twatuntu tuwagiye gukora you never know aba muri London yaranyandikiye ngo arifite project anyohereza footage ubundi kweditinga music video yakoze ngiri kweditinga aya kuri office yanjye urumva so you never know kambere kemwe Los de David Mr. Director niwe sinzi n'ibyo navuga tu urumva nyine ni ibintu wowe ubona ukagira ngo ndi kurota sibyo so season nawe yaranyandikiye ndaza kwereka message yaranyandikiye nambwira ati ndashaka ko dukorana mfite projet amshaka ko dukorana so kuri ngewe sindumva ko bizanakunda tu ariko nibikunda akayinyohereza tuzayikora but nyine iyo ni sign ya victory kuri ngewe nyine nyereka ko burya n'ubwo uri gukorera mu cyumba cyawe even Chris Brown tomorrow yakwandikira kugira ati ndashaka ko dukorana ariko kugira ngo bigereho ni uko banza kumuprovinga what you have ntabwo ashobora kumanuka mu ngo zose ngaje kukureba no ariko ushobora kumwereka igituma kubikora so kubikora ni uko banza ugakora kabisa be serious hanyuma ikindi kintu gateka iyo umaze kugira ubumenyi targetinga abantu none utangira gukoresha ubwenge sibyo ushaka kuvuga uti ninkorana nawe urampa inde urampa abandi sibyo none utangira gukarikira mu mibare avuga uti okay ushaka kumira 500 ariko video yanjye gukoreye numa ngiye buryo nkora ibintu ushaka kumira 500 kuri video yanjye gukoreye ukayireba mu cyumba cyawe ushaka kutanyishyura je ngatanga 200 ariko video yanjye gukoreye karebwa na miliyoni wahitamo iki so it's mathematics ugomba kubibara yes turashaka amafaranga twese ariko se amafaranga arashira ariko izina cyambere izina muri ibi bintu byacu irakora iteka
as long as ufite izina riri big, if I'm bigger than you, I'm always bigger, like I will be always bigger than you. So bivuga ngo uko ukora rero ugomba no kugira imibare, aho uti manzi uriho kuri hate ubu ngubu n'indi Kenya trap, sibyo kushari bla 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 et tout, ufite ubushobozi bwo kumukorera video nziza yakunda, yego propose. Don't limit your mind. Mamagare yanga ko kwita bahamagara manager we ati ngende ndashaka gukora bishari video. Nimutayikunda ntimuzayisohore. Nta mafaranga nzabaha. Transport mukazi mukaririmba kata tu. Ariko first of all ufite ubushobozi bwo gukora iyo video. Sibyo? Ubwo ngiye nanze kujya muri party ya manama ya live stream kuko nzikari bya murirwa. Sibyo? Kujya muri party y'ibintu biri social nyine, as in music videos, commercials, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko nabyo ni ibintu byinjiza amafaranga. Live stream yes byinjiza amafaranga menshi cyane, ugomba kumenya focus n'ibiki kuko nta nubwo wakora ibi byose utabizi ibyo ngibyo. Noneho ubwo tumaze kumenya basic, ubwo tuzi gufata kamera ukazi kwishyira kuri tripod ukabuze ibyo byose, what can you produce interesting umuntu? That's what you should think about. So nkako ibyo ni ide, ariko bitewe n'ubushobozi wowe ufite n'ubumenyi ufite mu mutwe wawe, ni nguvuga uti bitewe n'ibintu nzi nakwipima nkakora kana. Izo ama message, iyi ni message nawe uzatsi ntago byakunda ko numvaga bidashoboka, ariko urumva ni umuntu ngeze juste namufollowingaga arabanza kwanza aramfollowinga nanjye mbanza kwanza kuba surprised. So kuri ku filmmaker wese ni ikintu wumva kikurenze muri mind, ariko mu by'ukuri ni ikintu ugisolvinga. So ngiye mu gusoza rero nababwira you just kadukore cyane, tugerageze dushyiremo imbaraga, gusa keep in mind ko if niba mu beginner ugitangira ugomba gukora projects zawe personally kugira ngo proving abantu ko kandi project murazihorana, mwebwe biranoroshye. Mujya muri live stream, niba utari muri team igomba gukora live stream, why not utagenda ugakora video ya ntoya ukayiteranya iyi live stream, ugakora akantu gatutu ukagateranya ugakina nabyo ukabibona. Niba habaye izi nama, niba habaye concert mwagiyemo, niba habaye any event mwagiyemo ukayikora. Apart from that ushobora gukora ibyawe, sibyo ufashe igare, ufashe iki teranya urebe ikivamo, uko ukina n'ibyo bintu uko bigenda biza. So I think ko so far ibyo bintu nabasharinga nabyo ibyo ngibyo bikeya, hanyuma in the future bitewe n'uburyo Lion azambwira n'amwaza draftingira akantu mushaka, bitewe n'uburyo mushaka kwiga ibintu ubwo turashaka ko duhera kuri ibi gutya ibyo ngibyo mu bikoze byawe biri more easier, tugatangira kuri uburyo tuzaduschedulinga, niba ari kabiri mu kwezi, niba ari kabiri kangahe, ko nanjye hari igihe mfite utuntu twinshi two gukora, tukareba uburyo twazaduhuza tukiga. Nakoze cyane.